nguhaye ikaze kuri Panda TV Show. Nizere kumeze neza cyane. Wowe udahwema gukomeza kudukurikira kuri Panda TV Show. Kuri Panda TV Show kandi gukomeza kunogerwa na gahunda Panda TV Show komeza kugutegurira. Nizere kumeze neza cyane. Ni nk'ibisanzwe rero mugiye kubana nanjye Donatien Ishimwe Akayesu. Tugiye kwageza hamwe mu makuru y'imyidagaduro ari kuvuga muri iyi minsi. Reka tuyatangira no mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire ku muhanzi akaba n'umuproducer Romain. Tugiye kuzenguruka ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Tuze kandi kubabwira ku muhanzikazi wo mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda uzwi nka Spice Diana waciye amarenga ko adashobora gukundana na Diamond. Tuze kandi kubabwira ko umuraperi uzwi cyane nka Drake wahishuye impamvu yatinye kurongora cyangwa se kuba yashaka umugore kubera ko afite impamvu ibimutera. Amakuru yacu arambere ni mukanya ntimugiye kwera turacyari kuri Panda TV Show. Amakuru yacu reka tatangirire ku muhanzi akaba n'umuproducer utunganya indirimbo uzwi nka Romain. Tugiye kuzenguruka ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Producer akaba n'umuhanzi Romain turi mu bagezweho mu Rwanda yatangaje ko agiye gukorera muri Afrika y'Iburasirazuba uruhererekane rw'ibikorwa bye mu bihe bya vuba cyane. Abinyujije kandi ku mbuga nkoranyambaga ze yerekanye ko agiye gukora icyo yise Romain East Africa Tours. Akomeza agira ati kandi abantu banjye bo muri Afrika y'Iburasirazuba vuba cyane umuntu wanyu mukunda arabageraho ubwiye ibihugu bibwira ibindi bihugu. Agaragaza kandi ko mu bihe bya vuba aza gutangaza amakuru yisumbuye. Uyu musore kandi atangaje mu gihe akomeje kuza ku ruhembe rw'imbere mu birebana no gutunganya indirimbo yaba mbere kandi akibarizwa muri Country Record ndetse na nyuma y'uko yinjiye mu yindi. Akomeje kandi kwitabazwa n'abahanzi bakomeye cyane. Si ibyo gusa kandi ahubwo akunzwe mu ndirimbo ebyiri amaze gushyira hanze harimo iyo yise Cache ndetse n'iyo yise Food twakoranye n'umuhanzi w'icyamamare uzwi nka Bruce Melody. Kuko kandi bigaragara mu bagiye bashyira ibitekerezo ku butumwa yashyize hanze bamurasa amashimwe kubwo gutinyuka gukora igikorwa nk'icyo. Gusa kandi hari n'abafite amatsiko yo kumenya gahunda afite niba azakomeza kuba nk'umuhanzi usanzwe cyangwa azakomeza gutunganya amashusho ibyo bise producer cyangwa byose azabikomatanyiriza hamwe akabikora byombi. Yavuze kandi ko mu bihe bya vuba azasobanura gahunda yose azaba afite ku bakunzi be kandi akabasaba kuba maso. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda kandi tubabwire ku muhanzi uzwi nka Spice Diana waciye amarenga ko adashobora gukundana na Diamond Platnumz. Umuhanzikazi Spice Diana yatangaje ko adashobora gukundana n'umuhanzi mugenzi we mu gihe kandi byahwihwiswaga ko ashobora kuzisanga mu rukundo na Diamond Platnumz wavuze ko kubyarana nawe atari bibi. Umuhanzikazi Spice Diana uteganya gushyira hanze indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz atangaje ko atakwemera gukundana n'umuhanzi mugenzi we. Uko kandi tubikesha ikinyamakuru Pulse, Spice Diana yagize ati ndeba inzira ikomeye nyuramo nkumva nta kwifuza ko umugabo wanjye nawe yaba akora umuziki yihiringa nkuko nihiringa. Nkeneye kandi umuntu uzazana igitekerezo gishya mu buzima bwanjye. Ukongera kandi gushimangira ko atakemera gushyingiranwa n'umuhanzi mugenzi we. Yagize ati oya ntabwo nabibasha ko twebwe twese turwanira kwamamara. Ibi ngibi kandi uyu muhanzi kazabitangaje nyuma y'uko bamwe mu bantu batangiye gukemanga umubano afitanye na Diamond Platnumz, aho bizwi ko uyu muhanzi wo mu gihugu cya Tanzania atajya yiraza inyanza mu bintu byo kugira abakunzi bahinduka buri gihe. Diamond kandi umwe mu bahanzi bafite izina kandi bahenze gukorana n'abindirimbo muri East Africa. Yemeye kandi gukorana indirimbo na Spice Diana kandi ku buntu mu gihe hari abandi bahanzi benshi yagiye yanga ko bakora n'indirimbo batamwishyuye amafaranga yifuzaga. Niba nibuka neza kandi Spice Diana yatangiye umuziki ku myaka ya 16 ubwo yari akiga mu mashuri yisumbuye kugirirwa umugisha wo guhura na Dwada amujyana muri studio akora indirimbo ya mbere yise Aquagala. Ubwo uyu muhanzikazi kandi yigaga mu mwaka wa 5 mu mashuri yisumbuye yatangiye gukorana n'itsinda rya Ghetto Kid abandikira indirimbo bajyaga baririmba. Amakuru yacu kandi reka tuyakomereze ku muraperi uzwi nka Drake kandi n'undi turacyari hanze y'u Rwanda
reka tubabwire impamvu Drake atarakora ubukwe ku myaka ya 36 amaze avutse. Uyu muhanzi kandi umaze kwegukana ibihembo bya Grammy inshuro 5 yabigarutse muri podcast yitwa The Real Good Podcast with Bobby Otof. Yagize ati ntabwo mbizi, ntekereza ko ari ikintu kimeze nk'aho ari cyo mu bihe bya kera cyangwa ikindi kintu. Ntabwo ntekereza ko nta umuntu icyo azaba nkurikiye mu buryo buhoraho. Ntekereza ko ubuzima bwanjye n'akazi ari byo biza imbere mu buzima bwanjye. Ntabwo nshaka kandi gushaka kuko ntabwo nshaka gutenguha umuntu runaka. Drake kandi wavuzwe mu nkuru z'urukundo n'abagore byamamare bagiye batandukanye barimo Jennifer Lopez, arimo Serena Williams ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Yagaragaje ko bigoye ko yashakana n'umugore uzwi cyane umusitari. Ati nibi naba ntabwo nzashakana n'umuntu uzwi, abantu bazwi ntabwo ari bo banshishikaje cyane mu buzima bwanjye. Yavuze kandi ko akunda umuntu ukunda kuba uwo ari we utigana abandi. Muri 2017 Drake yabyaranye n'uwahoze ari umukinnyi wa filime z'urukozasoni Sophia, babyara umwana w'umuhungu bise Adonis. Muri 2022 kandi Drake yerekanye urunigi rugizwe n'impeta za diyama 42 zigaragaza inshuro yifuje gukora ubukwe. Urunigi kandi rufite agaciro ka $13 z'amadolari. Byagaragaye kandi mu mashusho yashyizwe ku rubuga rwa Instagram rw'uyu musore uzwi nka Champagne Papi. Agaragaza kandi ko urunigi rwakozwe n'inzobere mu bijyanye no gukora imikufi Alex Mosey. Uru runigi kandi rugaragaza inshuro uyu muraperi yagiye yakunzwe n'abakobwa ariko ntibigere ku rwego rwo kubana. Drake kandi yavuze ku kuri kw'igihe watabasha kwita ku muntu mu buryo buhoraho, bityo akaba yaranze kurongora kugira ngo atazibagirwa cyangwa se atazabasha gutera uwo kunda agahinda. Amakuru yacu nanga tuyasoreje, mukomeze kunogerwa na Rwanda Panda TV, komeza kubategurira. Ciao ciao.